tuzamurire data icubahiro atukuzwe. minota yanjye ndatekereza ko nyiriye irarangiye. Ndashima Imana ko yanshoboje kuza. Kuwa mbere nakoze accident inshuro 2 kubera uru rugendo nyine shitani yari kwibona ko ndahimirana nsa n'uvunitse ngo ngere mu minota ingahe mpangenda icupa rya maryinyinjira ndavanja kwa muganga kuva kwa kangahe nyine nako ngira gutya nkagira gutya ariko ngiye gukubita igisirimba mbwira Imana ngo ndagushima. Sinokirekaga mwene data nashaka batambuka. Ndashima Imana ko yangiriye neza ukuguru kwanje nkaza mwivuga butumwa kuva kuwa mbere nari ndi mu bihe bitameze neza ariko anishime ko yampaye ukuguru yangiriye neza nza numva ku kuguru rwose yarankoreye neza nta kibazo na kimwe. Ndashima Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo tuvuga abantu bahindutse kandi bazanye impinduka. Ejo tuzabavuga bo mwuka wera yahinduye. Ba Petero bari abanyabwoba kugeza igihe abaja bavugaga ngo uyu si wa wundi uyu inshuro zinga akamavuga ngo simuzi ariko mu byakozwe naravuga ngo uyu ni wa wundi ni ukoze ibi uyu. Imbaraga za mwuka wera zaziduha imbaraga zihinduka zigata. indirimbo yo mu gushimisha tufatanye twese yo mu gushimisha. Hallelujah. Ai mana yukuri komeza kunyobora uranjishe muzira yo gukora ibyo ushaka nami kubaho nagufi bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba nami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu nami kubaho bintera ubwoba n'amaganya haleluya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu ibyiza mbo haleluya hari kwizera umwami no guhora ngendera
ariko ku munsi mukuru ukaza abantu. Haleluya. Ayiwe niringiye kuza onikora himbazwe Yesu. Ariko ku munsi mukuru ukaza abantu mucunguzi niringiye kuza onikora ijuru sizabona amazina nanijana nijozahabu. Haleluya. Ijuru ry'amahoro zashima Imana vuba. Haleluya. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Mwijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta nicyo nzahabura. Mwijuru ry'amahoro nzashima Imana, vuza impundu, vuge ngo haleluya. Subiramo, dusubiramo ico gitero, tukiririmbane twese, tugifatikanye twese. Mwijuru ni wabo bizera, tuzaba ibihumbi turamyimukiza. Oh, himbazwa mwami Yesu. Ijuru sizabona abanzi bacu nanico nzahabura. Ijuru ryawe tuzamura amajwi zashima. Haleluya. Muvuge ngo amen. Turanga igisirimba, turimba iyindi yo mu gushimisha. Utabazi wacu Yesu we, twese tuguhimbaze. Ni wowe wadupfiriye, Yesu mwana w'Imana. Yesu ashime, Yesu ashime, icyubahiro kibe. Ijuru
w'intama duhimbaze izina rye. Twarimo za Satani, twarimo mibabaro, watubesheje ingoyi, maze Yesu we aratubohora. Twarimo za Satani, twarimo haleluya, watubesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Wasashime murakoze cyane, murakoze.
wa munsi wawe wategereje urukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijweho agiye kitagira iherezo nta joro ridacayo hari ubwo bwaba bwije kuri wowe witegure ko buca wa munsi wawe wategereje urukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijweho ukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo amenya yuko Imana yawe iruta ibibazo izagufasha we tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe Mana yawe izagufasha yo kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo amenya yuko Imana yacu iruta ibibazo izagufasha yo Uwiteka ni umugeri wanje ntacyo nzatinya azengurutse imbere n'inyuma nimurikaruze iyo ndemerewe nihebye niwumpumuriza we akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima umugeri wanje ntacyo nzatinya azengurutse imbere n'inyuma nimubikaruze iyo ndemerewe nihebye niwumpumurizayo akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe Mana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo umenya yuko Imana yawe iruta ibibazo izagufasha arakoze mwene data agihagaze ya reka batambuke hano nibatambuke hano katubakomera amashyi menshi mu izina rya Yesu naringiye kumubaza ko ari mugenzi we kandi ndamuzi nabonaga rwose yahindutse ntabwo pe rwose arasa neza dushobora kuba twarahuriye wenda nko mu murima ameze neza cyane bene data bafite ubukwe baraza kubyivugira ni abantu bose musuhuke agiye ku isoko ry'abantu bitonda ashobora kuritsindira hamukurikira tubwira amakuru y'ubukwe utumira abera b'Imana haleluya tuzamura Imana yacu icyubahiro haleluya tuzamura icyubahiro cy'Imana twese ahimbazwe Yesu imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data wabivuze
komera Imana amashyi cyane. haleluya. Imana ihimbazwe. Ku batanzi nitwa Musuhuke John, yitwa Mutoni Aline. Dufite ubukwe tariki 25 z'uku kwezi, buzabera hano. Mbese tuzashingirirwa hano muri itorero. Ubwo itariki 25 ni mu cyumweru gitaha. Dote ntabwo mu gitondo ntituzakora iriya mu gitondo, tuzakora second service kuko ibya mbere byarahise. Hanyuma rero twifuje kubatumira itorero, abantu bose badasanzwe basengera hano. Turifuza ko mwatubera mu birori byacu, ko ndabizi ko turi inshuti n'abantu benshi. Rero ni umunezero, ni umugisha, ni byiza cyane kutubera mu birori. Turabararitse abantu bazaba bari hafi, muzatubere mu birori, bizadushimisha cyane. Imana ibahe umugisha cyane. arakoze. Imana imuhe umugisha. Nshobora kuba nari ya reka batambuke hano, nibatambuke hano, katubakomera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Naringiye kumubaza ko ari mugenzi we kandi ndamuzi, nabonaga rwose yahindutse. Ntabwo pe rwose arasa neza. Dushobora kuba twarahuriye wenda nko mu murima. Ameze neza cyane. Bene data bafite ubukwe, baraza kubyivugira. Ni abantu b'abantu bose. Musuhuke agiye ku isoko ry'abantu bitonda, ashobora kuritsindira nkamukurikira. Tubwira amakuru y'ubukwe. Tubwira amakuru y'ubukwe, utumira abera b'Imana. Haleluya. Tuzamura Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana twese. Ahimbazwe Yesu. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha. Ugari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha. Ugari data wabivuze bizoshika. Umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Komera Imana amashyi cyane. haleluya. Imana ihimbazwe. Ku batanzi nitwa Musuhuke John, yitwa Mutoni Aline. Dufite ubukwe tariki 25 z'uku kwezi, buzabera hano. Mbese tuzashingirirwa hano muri itorero. Ubwo itariki 25 ni mu cyumweru gitaha. Dote ntabwo mu gitondo ntituzakora iriya mu gitondo, tuzakora second service kuko ibya mbere byarahise. Hanyuma rero twifuje kubatumira itorero, abantu bose badasanzwe basengera hano. Turifuza ko mwatubera mu birori byacu, ko ndabizi ko turi inshuti n'abantu benshi. Rero ni umunezero, ni umugisha, ni byiza cyane kutubera mu birori. Turabararitse abantu bazaba bari hafi, muzatubere mu birori, bizadushimisha cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Arakoze. Imana imuhe umugisha. Nshobora kuba nari
wa munsi wawe wategereje urukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijweho agiye kitagira iherezo nta joro ridacayo hari ubwo bwaba bwije kuri wowe witegure ko buca wa munsi wawe wategereje urukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijweho ukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe izagufasha izagufashayo kuko imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo amenya yuko imana yawe iruta ibibazo izagufasha izagufasha we tukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe mana yawe izagufasha izagufashayo kuko imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo amenya yuko imana yacu iruta ibibazo izagufasha izagufashayo uwiteka ni umwungeri wanje ntacyo nzatinya azengurutse imbere n'inyuma n'imurikaruzi iyo ndemerewe nihebye niwumpumuriza we akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima umwungeri wanje ntacyo nzatinyayo azengurutse imbere n'inyuma ndimubikarize iyo ndemerewe nihebye niwumpumurizayo akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima ukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'imana yawe mana yawe izagufasha izagufasha kuko imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo umenya yuko imana yawe iruta ibibazo izagufasha izagufasha arakoze mwene data agihagaze